Prince Kid yasezeranye imbere y'Imana na Miss Elsa Iradukunda. Ishimwe Dieudonne wamenyekanye ku izina rya Prince Kid mu myidagaduro yasezeranye na Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2017 Iradukunda Elsa. Umuhango wabaye kuri wa gatanu tariki ya mbere Nzeri 2023 ukaba wari utegerejwe n'abatari bake benshi bishimiye ko aba bombi birangiye bagiye kwibanira nyuma y'amagorane urukundo rwabo rwanyuzemo, nyamara bikarangira babitsinze ndetse bakanasigira benshi isomo. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikaze. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, bikamushishikariza kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Mu nyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Ni ibirori byabereye ahitwa Rusororo mu Intare Conference Arena, bikaba byari byitabiriwe n'inshuti, abavandimwe n'abandi batandukanye babarizwa mu myidagaduro, harimo abanyamakuru ndetse n'abahanzi. Muri uyu muhango amagambo basezeranaga yakoraga ku mitima ndetse bikagera no ku bari bitabiriye uyu muhango. Aba bose bakaba basezeranye kuzabana bagatandukanywa n'urupfu gusa. Elsa Iradukunda yagize ati: ndagusezeranya kugukunda cyane, ndagusezeranya kubana nawe mu minsi myiza ndetse no mu minsi mibi, ndagusezeranya kukubaha, kukuguma iruhande nubwo isi yose yaba iri kukurwanya, kuko nzi ko urukundo rwacu rushobora kurwanya buri kintu cyose. Ndagusezeranya kuba mama w'abana bawe, ndagusezeranya kukubaha kandi ndagusezeranya kuba ndi kumwe nawe ibihe byose. Ndagukunda cyane kugeza naho ntiyumva mu buzima ntagufite. Uri inshuti yanjye nziza, intwari yanjye, nzishimira kumara ubuzima bwanjye bwose ndi kumwe nawe. Imana izabe hagati y'urukundo ndetse n'ubuzima bwacu. Warakoze gukunda umuryango wanjye nk'uko nabo bakunda uwawe. Kuva uyu munsi ndagusezeranya kuzabana nawe ibihe byose. Ni amagambo yakoze ku mutima abantu benshi bari bitabiriye ibirori, ari nako Prince Kid nawe yabwiye Elsa ko azamukunda kugeza batandukanyijwe n'urupfu. Muri uyu muhango basezeranyijwe na Reverend Ale wabasabye kuzakundana, kwirinda amagambo y'abantu, kubaho ubuzima bufite intego kandi bubaha Imana. Ibirori byari byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, harimo umuhanzi Riderman, Ndimbati, Tom Close n'abandi. Nyuma yo gusezerana, abatumiwe bakiriwe muri salle ya Intare Conference Arena ndetse n'ibirori bikaba bigikomeje. Ibirori byaje bikurikira ibyabereye mu busitani bwa Jalia Hall and Garden i Kabuga ku 31 Kanama 2023. Uyu muhango wo gusaba no gukwabaye nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko tariki 2 Werurwe 2023 mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Ni ubukwe butashye nyuma y'amakuru yavuzwe ko bwasubitswe nyuma yaho ubushinjacyaha bujuririye icyemezo cyo kugira umwere Ishimwe Dieudonne. Ibirori byari bitegeranyijwe amatsiko na benshi, dore yuko inkuru y'urukundo rwa Iradukunda na Ishimwe rimuzagarutsweho cyane muri 2022 mu bakurikiranira hafi imyidagaduro. Iradukunda Elsa yamamaye cyane ubwo yegukanaga ikamba rya Miss Rwanda muri 2017, maze muri 2022 yongera kuzamura amarangamutima ya benshi ubwo yagaragazaga kurwanira ishyaka Ishimwe Dieudonne wari watawe muri yombi. Icyo gihe Prince Kid yafashwe akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ryakekwaga ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda yari amaze igihe ategura. Nyuma yo kubona ibibaye ku mukunzi we, Iradukunda Elsa yihaye intego zo gukusanya inyandiko zizifashishwa nk'ibimenyetso byo gushinjura uyu musore bakundanaga. Yanyuze kuri bamwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu myaka itandukanye, bamusinyira impapuro z'uko ibyo bya Prince Kid atigeze abibakorera, yewe ashaka na noteri aramusinyira.
ni igikorwa cyafashwe nko kubangamira iperereza bituma nawe atabwa muri yombi, gusa yaje kurekurwa nyuma y'ibyumweru hafi bitatu. Ibikorwa Iradukunda yakoze byarushijeho kugaragaza urukundo akunda Prince Kid. Benshi batangira gutega iminsi Prince Kid bashaka kureba niba koko aziturira umukobwa urukundo yamweretse. Hari amakuru avuga yuko aho Prince Kid yari afungiye by'agateganyo abantu bamugeragaho bamubwiraga ibibazo Iradukunda Elsa ari gucamo kubera uko yamurwaniraga ishyaka. Ibi byakoze ku mutima w'uyu musore, ndetse bivugwa yuko mu minsi ya nyuma ari muri gereza yari yarafashe icyemezo cy'uko narekurwa azahita akora ibishoboka byose akarushinga na Iradukunda Elsa. Muri ubu bukwe kandi Prince Kid yahawe ikizamini guhita mu bakobwa bari bambariye uyu mugeni we Miss Elsa. Muri ubu bukwe kandi Prince Kid yahawe ikizamini cyo gutoranya mu bakobwa barimo n'umugore we Miss Elsa, akamenya mu buryo bwo gukora mu biganza gusa, agatoranya umugore we yipfutse igitambaro mu maso. Uko bigaragara muri aya mashusho, Prince Kid yari yicaye imbere yipfutse igitambaro cy'icyatsi kibisi, atangira akora mu biganza by'umukobwa wa mbere, arongera akora mu biganza by'umukobwa wa kabiri. Aba bose akumva ntago ari umugore we, arongera akora mu biganza by'umukobwa wa gatatu. Aba bakobwa bose bikagaragara yuko atabonye ko ari umugore we. Miss Elsa yari ku rutonde Miss Elsa yari ku mwanya wa 4, nuko amugezeho ntiyazuyaza rwose mu minota mikeya, yahise yerekana ko ari we yihebeye, nuko ahita amuhagurutsa barahoberana ndetse barishima cyane ko umukobwa yabonye yuko umukunzi we atamwitiranya n'abandi amuzi. Baraho nabo bagaragaje yuko babyishimiye cyane. Twabibutsa ko iyi tariki ya mbere Nzeri 2023 ni itariki idasanzwe mu rugendo rw'urukundo rwa Prince Kid na Miss Iradukunda Elsa. Ubwo yavugaga indahiro ye, Prince Kid yabwiye umugore we Miss Elsa ku itariki nk'iy'umwaka ushize yari ahantu habi cyane. Bivuze muri aya magambo: ku itariki nk'iy'umwaka ushize urabizi aho narindi. Akomeje amushimira kumukunda no kumurwanira ishyaka. Abuse